ikintu numvise abantu benshi ntibarabatizwa bashyizwe mu mazi ko ntibabatizwa none si bivuze ngo nakote mu izina rya data n'umwuka wera gikomeye nyine Imana itubwira ati none si wo muri muhemukire nose kutarivuza iryo zina data sizina umwana sizina mukuru sizina kuvuga izina rya Yesu ikintu gikomeye buriya kamubwire abantu bakumvikana ku bindi ariko iyo ngize ku kintu cya Yesu intambara ziravuka kuko mukani ngo nose navuze ngo umva ngo azabi urutari rugusha ngo azagusha benshi zagira gute ibaza no Paulo yategetse ku intumwa kino gihe kwa Korneliyo niho yagiye n'abandi bizeye abantu bose intumwa zose zagiye mu ijuru zabatijwe mu izina rya Yesu Kristo. Iyo batijwe mu izina rya Yesu Kristo ubatijwe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ariko kuvuga ngo ubatijwe mu izina rya Data n'Umwuka Wera ntuvuge iryo zina ntabwo ubatijwe. Buriya rero tuvuga kari kwisi akaga kari kwisi gafitaho gaturuka ariko mwana nera no kuri ibintu birakomeye nubwo ibintu birakomeye ibintu birakomeye ariko se nk'ibintu ko biri clear ubundi bamugane bibana n'iziki birakomeye. Reka twongere dusuhuze inshuti n'abavandimwe baba baherereye hose ku isi kuko uyu muryango uri kwaguka cyane mu by'ukuri kandi wari umugambi w'Imana kuko ibona urubyaro na Yesu ubwe burya ngo cyatumye yihangana imibabaro webonaga ibizaturuka mu bise by'ubugingo bwe bikamwishimisha ngo hari ubwiza bwari bwaramukizwe imbere ubwo bwiza rero iyo glory ni twebwe n'abana b'Imana ko buri abana b'Imana turi ubwiza bw'Imana wayi kuko turi gukenuka kwayo turi gukenuka kw'Imana ko nkuko dukunze kubisobanura bakwe na 2:5 bavuga ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye ku icyaha bwacu kugira ngo natwe muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana abana b'Imana ku isi turi gukenuka kw'Imana turi ubwiza bw'Imana turi ubwiza bw'Imana nitwe bwiza rero bwari bwarashyizwe imbere Yesu Kristo bituma yihanganira imibabaro yose bavani kutamenya ubukristo icyari cyo ngo butandukanye n'idini nakaga komeye ariko umaze kumenya ubukristo niki uburyo buhabanye cyane idini kuko impamvu tuvuze idini nuko idini rikunze gushyira abantu mu mihango gusa usanga abantu mu mihango mwitwaye gutya ariko ntibakugeze ku ivuko ariko icyazanye Yesu gushinga idini si uguhabana ngo amadisipline ameze gukira gutya icyazanye Yesu mwitwa kugira ngo Imana ibone urubyaro. Rero turanezerewe cyane kuko umuryango nyine uri kwaguka Imana ikona urubyaro. Rero twaje nkuko bisanzwe ni Christophe na François yahageze kandi reka nawe abasuhuze bavandimwe inshuti ndabashuje mu izina rya Yesu ubuntu bw'Imana bubane namwe iteka ryose. Amen. François amasomo yacu rero ngo yashyuhije abantu reka birumvikana ibi bintu ntabwo byigeze byigishwa ntabwo byigeze byigishwa kandi noneho igitangaje biri muri Bibiliya ariko ugasanga ntibigeze babimenya ariko twabwiye abantu ko igitwikirizo cya kimaze imyaka ku bantu kizakurwaho yego erega bari abantu turiho tubwira hari ukuntu bushize twavuze ko Yesu yabwiraga abantu mu migani ariko noneho yakoherana n'intumwa akabwira ati mwebwe mwahawe kumenya ubwiru aba nabo turiho tubwira nabo bahawe kubumenya ariko buriya agiye tuzigisha abantu ubwiru bw'Imana n'iki kuko ubwiru bw'Imana ubwiru bwo muri Bibiliya buratandukanye harimo amabanga wayo ubwiru kumva ngo ubwiru bw'Imana kumva ngo ubwiru bw'ubutumwa bwiza hari n'ubwiru ngo bwa Satani tuzabwira abantu isomo ry'ubwiru buri munsi niyo mpamvu rero bavandimwe Imana iguhishura ubwiru niyo mpamvu twagiye tubabwira ngo ibintu amatwi atigeze yumva ibyo amaso atigeze ajya gute abona tigeze byinjira mu mitima yanyu kiye kirageze bane kuvuga ngo sebo kuko mwatangiye mwaradutangaje mutubwira Imana y'iki gihe dusanga benshi niyo yaduhamagaye twakoreraga muje kuri Gasani dusanganya Gasani twakundaga ni ibi ngibi none n'Imana y'ukuri nayo muraje kwere ngo Imana yishuriye bande yishuriye Burahamu ikishurira Mose ikishurira ba Yeremiya ba Yesaya Uwiteka Nyiringabo muramuzanye birangiye ko ari mwaduhumuye niwe Yesu Kristo niwe Data
mu minsi imbere muzamenya gukira ko kw'Imana, muzamenya agakiza noneho burya n'iki, muzamenya kwihana n'iki bitabire ita kwihana, muzamenya icyaha n'iki, biramwita ibyaha ngo icyaha n'iki sibyo, kuramwumva amategeko siko, kuramwumva agakiza sibyo, kuramwumva umubatizo sibyo, kuramwumva iki byinshi sibyo. Yego. Nima muzumva amasomo akomeye cyane. Rero hara ikintu twashize tubwiye abantu ikintu cyitwa ngo ubutatu. Ubutatu kugira ngo bwinjire mu mitwe y'abantu, mu bwonko bw'abantu, hari cyane tugisa nkaho cyumvikanye gityo, birangira ubutatu bwikereye. Icyo cyanditswe kiboneka muri Matayo 29 umurongo wa 19. Haratubwira ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nushaka urikiraho ngaho. ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Aka kanya rwose utiri utekereza tubata ubutatu, ibintu bitatu bitabizi, ubutatu, Trinity, isomo ry'ubutatu nararisobanuye mwa abantu mwe. Muri iki gitabo harimo chapitre yitwa ubutatu. Kumva reka twari igitabo cyitwa Imana Y'UKURI, ni mare iki gihe twasobanuye ubutatu, turabisobanura mu buryo bukomeye cyane muri iri somo. Rero bisanga uzagisome mu by'ukuri, ukuntu kugufasha dusa nk'abaca hejuru. Najye numva muri za theology bavuga ngo ubutatu bajya kubusobanura, ba apotre benshi cyane agiye bakurikirana n'amashuri ya theology twagiye tunyuramo, bavuga ngo ubutatu ngo bugereranywa ngo nk'igi, ngwigi ribamo umuhondo na kira kintu cy'umweru ngo n'igishishwa, ngo bigakora igi rimwe. Ngo murumva ngo igi rimwe ngo ni rimwe, ariko ngo ni ibintu bitatu. Yawe data kwibaza mwa abantu mwe, niyo mugereranya ubutatu nk'igi, karakano k'umuhondo kitwa yoke, sibyo kitwa yoke. Hari kitwa yoke cyakano k'umuhondo, hari kitwa kira kimbere cy'umweru kitwa white, hani kitwa the shell cyagishwa cy'inyuma. Mwa bantu mwe ko theology zadukoraho, umuhondo ninde mu butatu, igishishwa ninde uriya mweru ninde. Theology zikomeye apostles hari uwo numvise simuvuze kuko mwahita mwumva ibintu bihindutse, ariko murabizi namwe mujye mukukira ibiganiro by'abapotre banyu. Guze butatu unyibutsa ahantu twari turi mu kiliziya, noneho umupadiri aza kwasoma misa. Yego, igihe cyari igihe cy'ubutatu butagatifu. Noneho ukuntu yatangiye yaradushekeje, ngo yiga mu seminari ngo babigisha ubutatu butagatifu, ngo byarushagaho kubacanga. Ngo ubwo babigisha ngo bikarushaho kubacanga, ngo namwe rero ngo ngiye kubasobanurira, ariko ngo ndabizi ko biri bubacange, ngo ni muri bubyumva. Ati muri mukigiye kubacanga namwe kurusha no ko bari mucange, kandi koko araducanze. Ariko my God, hari abandi bavuga rero ngo nkuko ngo umuntu agizwe ngo n'umwuka, ngo n'ubugingo n'umubiri, ngo niko ubutatu bumeze. Izo ni za theology. None umuntu w'imbere ari umwuka ninde mu butatu? Soul ninde? Ninde? Aho ngaho birumva biragobe, byanze bikunze bumva ko ari ibice bitatu bitameze kimwe, ariko bifoma ikintu kimwe. Donc ubwo ikintu cyose gifite ibice bitatu wakigereranya n'umwuka n'intuze n'ubutatu butagatifu. Ikintu cyose uretse kugenda kwifashisha ingero zo muri theology zavuzwe n'aba potre, kuko nibo bajya bashyize izi doctrine hanze. Ariko bavandimwe rero, so sad byabaje cyane mu by'ukuri. Hari ibintu bitagerera mu bundi, ariko se ni nyine urumva erega bw'Imana burakomeye. Imana imwe kuza guca muri izo nzira, ariko rero iyi ntera rikomeye cyane gufata ubumana ukabushyira muri mwigi, ukabushyira mu muntu.
my dear ni ikibazo gikomeye cyane ariko nta kundi no gushakisha muri bya teology no kube bitewe no kumeze rero iki cyanditswe nko bivuze gisa nkaho cyafashije abantu gushyira nabo mu rujijo ariko reka tubwire abantu France mwonge mutega amatwe muri Mata 28 nimugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubatiza mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wawe reka mbahumura aho hano abantu bibuka yuko ese yavuga ngo nimara kugenda nuko ari mutumbaga muzabasha kumva ni byiza yuko umwuka wajya gute umwuka wera aza kuko naza niko muzajya gute nibyo nabwe mutumvaga niko muzabisobanura niko muzabyumva n'ubu tuvugana rero hari ibintu bitakumvikana umuntu atakumva ukoresheje ubwonko bwawe n'ubwenge bwawe gutya ariko hamwe n'umwuka wera ukomeje kubyumva nk'uyu murongo reka dufashe abantu bawumve neza Yesu avuze ngo mu izina rya data izina rya data ararivuze oya ntabwo arivuze ngo mu izina ry'umwana ararivuze ntabwo arivuze mu izina ry'umwuka wera ntabwo arivuze aha ngaha abantu basobanukirwe ukuntu yabitangiye ngo mubabatiza mu izina aha ngaha abantu babyumva mu izina rya data izina rya data ntabwo arivuze reka tubwire abantu iri ni isomo rikomeye cyane mubabatiza mu izina rya data bavandimwe iryo zina rya data ni irihe ahangaha abantu izina ry'umwana ni irihe ahangaha abantu babyumve neza babitekereze babisobanure ko uri papa w'abana papa ni izina oya papa ntabwo ari izina ryanjye umwana se wabyaye umwana ni umwana wanjye umwana we ni izina ntabwo ari izina rye nose umwuka wera ni izina oya bavandimwe data ni position afite ni umwanya afite cyangwa se fonction ni position nka data no mu mvugo zisanzwe ushobora kuvuga uti papa yitwa kanaka nyine papa yitwa kanaka umwana wanjye yitwa kanaka umufasha wanjye yitwa kanaka aha rero Yesu rero bati izina ryanjye izina rya data yego izina ry'umwana izina ry'umwuka wera nimurimenye niryo zina muzamubatizamo abantu kandi birakomeye cyane kubera yuko kubatizwa muri iryo zina uba uri guhamya iki uba uri guhamya Imana y'ukuri kuko agace uri mubatizo ni uguhamya ibyo wizeye ni uguhamya iki iyo wizera uri kumva so rero François reka gusa ikibazo gikomeye kuko hano niho tantasiyo y'ubutatu yaturutse hari ahandi hantu wenda se iyo dusomye mu itangiriro sinzi iyo dusomye mu itangiriro ariko reka ntabwo turi buhajye cyane mu itangiriro buriya sorry mu itangiriro ibice 19 abantu bazahajya bazari 18 ntabwo tubasoma niba hajya bazasanga ngo Uwiteka Aburahamu yasuwe n'abagabo batatu yego batatu noneho abagabo batatu ngo Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyero n'ibyamamure yari yicaye mu muryango w'ihema ryo ku manywa y'ihangu yubura amaso abona abagabo batatu sibyo yego bahagaze imbere ye hano ngo Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti sibyo none Aburahamu yubura amaso abona abagabo batatu n'Uwiteka abonye mu bagabo bangahe batatu none aho kugira ngo mumve ko ari Uwiteka waje mu buryo butatu sibyo bahita bati n'abagabo bangahe batatu nyine aha naho hari mu byaje bishimangira ubwo butatu umurongo w'9:18 baramubaza bati Sara umugore wawe arihe baramubaza arabasubiza ati ari mu ihema 13 Uwiteka abaza Aburahamu ati niki kigusekeje Sara
urukumva ni umuntu umwe Uwiteka aramubaza ati ba bagabo baramubwira bati numwe sibyo ariko wigaragaje mu buryo butatu ariwo Yesu Kristo ari byo Yesaya yavuze ngo azitwa umujyanama ariwe Mwuka Wera Imana ikomeye iki ni ikintu cyacanze bino bintu ubundi mu kinyejana cya 4 muri 325 hari inama ikomeye yabereye Iniseya muri ariya muri Iniseya ariya mu Butaliyani ni inama ikomeye cyane yariyobowe n'umwami w'abami Constantine niwe wari umaze gufata Kristo bambe yafashe Kristo busanga itoro rya mbere sanka ryari ryavuye rya Kristo ahubwo itoro ryajya idini rya leta kiragiye icyo gihe habaye inama ikomeye Iniseya muri 325 ngira ngo muri teoloji icyo kintu turakizi twese nubwo byavuye mu nama Iniseya nanone bisonurwa nabi usanga abadive kwavyo katolika kwayo bayehova kwayo aporoso kwayo ariko inama avuye Iniseya hari mu bikomeye cyane byitwamo debate rikomeye cyane yariyo guhamya butatu sibyo ndetse no guhamya ubumana bwa Yesu no kubihakana hari abantu bari ku mugabo witwa Arius hari n'abantu bamwe bamwita ngo ni marayika w'itorero bamufata ndetse rwose nk'umuntu ukomeye cyane kuko ni marayika ngo w'itorero nimba rya Perugamo najye mbivugamo nako birimo ni rya Perugamos bakurikiye Arius kandi Arius yari umupadiri nyine ari umupadiri none umupadiri Arius ni wavuze ngo ni wahakanye umwana bwa Yesu yivuye inyuma sibyo rero abamukurikiye bose nibo bita aba Arians mu gifaransa ni Arians bakomoka kuri Arius nabahakana umwana bwande bwa Yesu kandi umunsi ari idini rikomeye cyane hari amadini akomeye cyane akana umwana bwa Yesu byataje kino gihe niho havuyemo no kwemeza none ngo ubutatu ya nama yabayemo ibintu bikomeye cyane inama y'Iniseya ni chapitre rimwe hano tuzayisobanura kandi abantu bashaka kumenya nyine mushaka igitabo mumenye kuri kose iki gihe rero izi concept za Trinity zagiye ziza gutyo usanga harimo ibintu byagiye bibyara imyemerere yashyize abantu mu mucanganyiko yavangavanze abantu ibibazo bikomeye cyane ariko bavandimwe turi kuvuga ngo Imana nini dusome Yohana tumubaza bwa Yohana 14 ubone se umurongo wa karindwi umurongo wa 7 iyaba mwaramenye mwaramenye na data yego uhereye none muramuzi kandi mwamurebye uretse iyo mwaramenye iyaba mwaramenye ni Yesu uri kwivuga mwaramenye nande na data ako kantu kanyuma kava nguki kandi mwamurebye kandi mwagize gute mwamurebye bavandimwe hari umurongo hasi ukunze abantu batumva neza nyine ngumbonye data ntibabyemereza ati nyine ushobora kubona umuntu mu ishusho y'umuntu yavuze ngo mwagize gute mwamure ariko somo umurongo neza iyo mwaramenye muba mwaramenye na data uhereye none muramuzi nciye iteka ndababwiye muramuzi kandi uhereye ubudata muramuzi kare mwagize gute mwamurebye intwa za umunsi cyangwa ziracyari mu kajagari niba bamaje ngo iki Filipo aramubwira ati data buja twereke data wa twese biraba bihaye yumvira kandi aravuga ati muramuzi mwamurebye none ngo be bihagije ni Filipo nyine se n'abari kutureba bati none se koko ninde mu byukuri ninde kandi wamurebye mubana nta wundi erega bavandimwe ijambo ry'Imana riri mu bw'ubwiru harimo ubwenge bwinshi cyane ariko yakomeje kubabwira noneho arakomeza ngo Yesu aramubaza ati nabanye namwe iminsi inganira icyo kandi ntiwari wamenya Filipo ntusha kuri cyo ngaho nabanye nawe iminsi inganira icyo noneho arakomeza kimwe bavugaga tumaze iminsi dusoma Bibiliya na n'ubu bintu turabisimbuka tubyumva
none harakomeza ngumbonye ababonye data. Yes. Umbonye agize kuti ababonye data. Ariko hejuru yamubwiye ati ako Filipo n'umuntu urabyumva. Mwamubonye. Uye muramureba. Ureba nta wundi ni. Muramureba. Muricaranye. Ariko theology iravuga ngo urabona nyine ngo hari igihe ngo avuga ngo burya ngo utumye intumwa ngo ukayifata neza ngo ni boso wiyiziye bwa buntu bwa Satani yako uzise yes. Iri jambo ryasobanutse uretse nyine abantu bafite uriya wa mwuka w'Imana w'iki gihe nyine bakawugenderamo, ariko ubundi iri jambo ryasobanutse rwose. Yes. Amagambo Yesu yavuze ni amagambo asobanutse. Dusomere 18 Mungu 18. Sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzazaho muri. Hasigaye mwanya muto. Ariko 17 niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba murimo. Uri kumva? Ari kuvuga mwuka wera nawazaza. Tukuvuga bwa butatu abantu bumva n'umwe. Ubundi dusomye ijambo ngo undi mufasha narebye mu Kigiriki bamwita ngo alos parakletos. Alos parakletos ngo neza ni nka wa wundi uba waje. Ngo uriya undi mufasha, undi ni alos. Mufasha ni parakletos. Alos parakletos ni wa wundi neza wagarutse nuko yaje umwuka. Arimo bitwa umwuka wera. Ari wese abati erega ni nawe mujyanama. Kuko niwe heripa mufasha. Munoza muri Mariko 13 muzasoma avuga ngo ariko antu wabo ntabwo twarangiza. Ako dusomeye Mariko 13 bamungwanya. Mariko 16 ubwo no kugaruka inyuma. mirongo ya nyuma. Abo barasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Yesu amaze kugenda ahita agaruka. Nyine 19 haravuga ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana. Hanyuma noneho ngo barasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo yaje agira gute abafasha ahamirisha iki akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Abantu bumva iki kintu gikomeye cyane, niwe mwuka w'ukuri ntibishuka kabise bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kandi kuko abana namwe umuzi. Umva mwuka wera abana namwe kandi aba murimo. Ikindi rero sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzazaho muri. Hasigaye umwanya muto abisi ntibakimbona, ariko mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri data na data ka muri nge, nanjye nkaba murimo. Uri kumva Yesu ari kuvuga ati mwebweho muramureba. Abisi nibo mubona, reka niwe ngewe. Uri kumva rero icyo twavugaga ubundi iyo wize neza Yohana 14 ni umuntu umwe wivuga. Filipo ni data ninjye, umwuka wera nzabohereza, abana namwe muramureba muri kumwe. Ariko iri jambo rirasobanutse, ni ukuri rirasobanutse. Ariko reka duhabana urugero rumwe, sinzi banza twize kurutanga nimba ari isomo rya Noheli gutyo. Twize kubabwira umuyobozi umwe w'igihugu runaka. Burya umuyobozi w'igihugu ahenshi aba ari umuyobozi w'ishyaka ryatsinze. Ishyaka ritsinda riri mu yandi mashyaka menshi. Iyo chairman w'ishyaka yicaye mu nama, ntabwo agiciramo nka president, aba ari nka chairman w'ishyaka. Kandi ubushobozi bw'ishyaka buri limite. N'uburenganzira bw'ishyaka bufite aho bugarukira. Iyo bari mu ntuza gusesengura ibibazo ishyaka rifite, hari bavuga ngo ibingi pera biraturenze. Chemera kabati ibibazo biraturenze rwose nk'ishyaka n'ukuziyambaza guverinoma. Tugatabaza guverinoma ikadutabara. Muri aka kaga dufite. Nimba ishyaka ryawe n'akaga
kandi ryemewe yego ritabaza iki guverinoma leta ikarifasha. yego aho rero umuyobozi w'ishyaka arandika yandikira nde umukuru wa guverinoma chef de l'etat nyakubahwa umuyobozi wa guverinoma mu ishyaka ryacu dufite ibibazo dufite impungenge kandi nta bushobozi twebwe dufite nk'ishyaka bwo kubikemura, turabinginze turabasabye mudutabare muturwaneho tuve muri izi ntambara ko turaguswa. ari kwandikira nde idosiye yigiye igera kuri indi. Mu by'ukuri niwe uri kwiyandikira sibyo, niwe uri kwiyandikira sibyo, yego ariko nanone kuko hari position afite, hari inzego hari urwego ahagarariye, kuko rero shyaka akenshi cyane ari nka moteri. Mu by'ukuri ari ifite iki yes bari ifite imbaraga, ariko hari aho naho rigarukira. Sasa rero hariya asa nkaho ari umwana ari kwandika asaba ngo boss kandi boss ari gusaba niwe. Iyo yicara rero mu nama guverinoma bati bariya bana ririya shyaka bati muzane dosiye z'amashyaka hano, hari ishyaka niri ryacu ati naririya rero, kandi ntavuga yuko ari bamwe ati no ngiye nka president hari amashyaka hari ibibazo by'amashyaka, ntago abikemura nka chairman ko cyo gihe aba yavuye ku ntebe imwe yicaye ku yindi, yarangiza agasubiza wa wundi asa nkaho ageze gute bundi asa nkaho yisabye, ariko hari inzira bigira gute, hari inzira binyuramo. Ibi rero bigacanga abantu bava nimba bingi bishoboka, wenda se nko mu gihugu cyacu biranoroshye no kubyumva. Hari umukuru wacu w'igihugu yayoboye igihugu cy'u Rwanda, afite n'ishyaka ahagarariye, ari ya chairman yize no guhagararira Afurika, yajya muri ahagarariye ya New African sibyo. Ati urumva izo nzego zose abaziyo, ati hari igihugu cy'u Rwanda cyasabye ibi n'ibi tugifashe kuri umuyobozi wa Afurika. Ibyo ngibyo baho kusha kuba umuntu umwe ugahagarara iki inzego zitandukanye. Umuntu ashobora kuba umusirikare, mugabo yambaye umwenda wa gisirikare, nka musuhuza afande mwahurira kwa muganga ugasanga yambaye itaburiya cy'abaganga, ti muganga mwahurira mu rusengero nimba ari kwigisha si pastor, ni umuntu umwe. Rero ahangaha ibintu byumvikane, abati none se kutubona hariya ngo ari umwana muri gusa ngo data ngo dataramusubiza. None se ko mwishakaho bandika ati muturenge ibibazo byaturenze nyakubahwa perezida wa repubulika, kandi ari we perezida wa repubulika akica agafata umwanzuro nka perezida. Yego rero bavandimwe, kuba Yesu yavuze ngo niwe yavuze ngo azitwa data mw'abantu nubwo azavuka nimuzamufate nk'uruhinja rw'umuntu, ni nawe data wa twese, ni nawe marize gute ikomeye ihoraho. François reka ari umurongo umwe mu dusomere hano data twavuze ngo mu izina rya data na mwuka wera, somera ibyakozwe n'intumwa 10:34 oya 45 10 byakozwe mu 10:45 haravuga ngo abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero. Yego yes ugeze 40 oya hera 47 47 abangaba bahawe umwuka wera nkatwe. Ninde ubasha kubima amazi ngo batabatizwa? Ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Bahera ko baramwinginga ngo amare iminsi. Ategeka ko bagira gute? Ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Ongera usoma umurongo turi gusoza. Ategeka ko babatizwa abangaba usoma 47 abangaba bahawe umwuka wera nkatwe. Ko bahawe umwuka wera nkatwe. Ninde ubasha kubima amazi ngo batabatizwa? Yego 48 ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Numvise teoloji z'abantu barimo barwanya n'umurongo n'impamvu ngo ubona ngo babatijwe ngo kwa kugira ngo abayuda nabo ngo bemere ubutumwa bwiza, ngo bemere ngo Yesu nawe ngo burya ngo ari Mesiya. Hakuze ibintu mu mateoloji kubera iki bavandimwe yategetse ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Nuko izina rya Yesu Kristo niryo zina rya data, niryo zina ry'umwana, niryo zina ry'umwuka wera. Ubundi abakolosayi 1:19 bavuga ngo muri we ubumana bwose
bwuzuriye muri Kristo. Umwana muri we ni mu kuzura kose kumana kwabonetse. Ibyo bivuze iki sasa rero? Wasanga unaretse mutaryumva. Iyo bivuze ngo muri we niho mu kuzura kumana kuri. Muri we niho datari, niho muri Yesu Kristo. Niho datari, niho Mwuka Wera ari, niho Yesa, niho umwana ari. Niwe nyine data, niwe mwana w'Umwuka Wera. Yego. Mugisomere. Muri we niho kuza kumana kuri. Niyo yavuze ngo ibyo muza mukora byose mujye mubikora mu izina rya Yesu Kristo. Tuzasona neza sengisho ngo data wa twese izina ryawe ryubahwe niwe data. Yego. Ntabwo data yafashe izina rye ngo ritize umuntu witwa Yesu bajye musenga. Mujye musaba data nyine mu izina rya Yesu. So rero bavandimwe rero iki kintu kirakomeye cyane. Kirakomeye. Tubwe n'abantu nibareba mu isezerano rishya. Buri abantu ntabwo bazi isezerano rishya ryatangiye ryari. Yego. Isezerano rishya bavandimwe ntabwo rihera muri Matayo. Mubyumve neza. Isezerano rishya ritangira Yesu azutse. Buriya Yesu akiri kumwe n'intumwa ze bari kumwe mu isezerano rya kera. Bityo tubasobanurira n'umuhamya. Isezerano rishya rya kera ryarangiriye ku musaraba. Irishya ritangira mu izuka ariko ofisi Roma ubwo umukora yageze gute yamanukaga. N'amasomo nayo muzagenda mwiga buke. Mu buzima bw'itorero mugende murebe ibyakozwe n'umwuka umukora amanuka. Yavuze ngo mwihane mubatizwe mu izina rya Yesu. Nimusoma nugira ahantu usoma mu isezerano rishya ugasanga ngo batizwe mu izina rya Data n'Umwuka Wera. Nibyo koko kubatizwa mu izina rya Yesu niko kubatizwa mu izina rya Data n'Umwuka Wera. Iyo nayo ni theology rambe ni yitwa imizere mishyashya ariko niko kuri. Mbega buriya hariya bagombaga kongeraho mu izina rya Yesu. Muri make ubundi umubatizo urukuva ngo yuvuze ngo ndakubatije mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera uvuga ngo ari ryo zina rya Yesu. Kuko yuvuze ngo ndakubatije mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ijuru ritari kugira ngo kutavuza iryo zina. Kuko Data sizina, Umwana sizina, Umwuka Wera sizina. Uwo muntu uramuhemukiye. Mu by'ukuri ntabatijwe. Ntusi izina rya Data kutarivuze. Abatizwe muri he zina? Ry'Umwana kutarivuze. Ry'Umwuka kutarivuze. Nima rero Mwuka Wera hano ategeka yuko batizwa mu izina rya Yesu Kristo. Kuko ako impamvu rero kuki yabitegetse kugira ngo buriya bihamye yuko nyine Yesu Kristo ari we Data. Eka arimo kwizera ubumana bwa Yesu. Harimo kwizera kukuri. Uzi ikintu numvise abantu benshi ntibarabatizwa. Bashyizwe mu mazi ko ntibabatizwa. None sivuze ngo ndakwate mu izina rya Data n'Umwuka Wera. Gikomeye. Nyine Imana itukwate none si umwe muhemukere. Nose kutarivuze iryo zina. Data sizina. Umwana sizina. Umwuka Wera sizina. Kuvuga izina rya Yesu ikintu gikomeye. Buriya kamubwire abantu bakumvikana ku bindi. Ariko iyo ngize ku kintu cya Yesu intambara ziravuga. Kuko mukane ngo nose navuze ngo umva ngo wazabi urutari rugusha ngo azagusha bese zagira gute. Ibaza no Paulo yategetse kw'intumwa kino gihe kwa Cornelio niho yagiye n'abandi bizeye abantu bose intumwa zose zagiye mu ijuru zabatijwe mu izina rya Yesu Kristo. Iyo batijwe mu izina rya Yesu Kristo ubatijwe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ariko kuvuga ngo ubatijwe mu izina rya Data n'Umwuka Wera ntuvuge iryo zina ntabwo ubatijwe. Buriya rero tujya tuvuga kari ku isi akaga kari ku isi gafite aho gaturuka. Ariko mwana nera no kuri ibintu birakomeye. Nubwo ibintu birakomeye. Ariko se nk'ibintu ko biri clear ubundi bamugane bibana n'iziki birakomeye. Ariko reka tubemeye ikintu kimwe tuzabisha amateka y'itorero. Iyi mizere dufite yagicuka Bible ikomokahe yaje kuva ryari igira mu gihugu cyacu ryari ifite ihe imbeji ari mpamvu dufite ibibazo. Ni mpamvu rero buriya ni mpamvu iyo haje kibi ntabwo abanyedini baba kugikora ndetse n'itwa bakristo. Nimba genocide barayikora nimba iki barabikora wayi cyoze gikomeye cyane ntabwo nubatse ku rufatiro sabana b'Imana. Birumvikana rwo ikintu twikobwa hano turi gusoza kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo n'uguhamya ubumana bwa Yesu Kristo. Yesu aba ngo mugende mubatize abantu mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Yagiye ngo ahamye yuko burya muhamye yuko ninjye Data. Yego. Ninjye Mwana. Yego. Ninjye Mwuka Wera nta wundi uhamya mbere. N'uguhamya ubumana bwanjye. Ariko rero mbere yo kubatizwa ugomba no kwigishijwe rega dogitine ya Kristo. Wakugishwa dogitine ya Kristo gutese kandi utamuzi. Kwigishwa dogitine ya Kristo nabi rero bituma umuntu anabatizwa nabi. Yanjye akaba umudiyakoni mubi. Yanjye akaba pasiteri mubi. Yanjye akaba apotre mubi
kuko nibyo bita les faux apôtres, les faux pasteurs, les faux quoi tuzabyereka ntago twebwe tuvuga my idea ushaka kuduchallenge gatwe turavuze ngo twemera ama debate afunguye ni mushaka muzaduhamage ku mateleviziyo akomeye mu isi we are ready kubabwiza kuri kandi biroroshye cyane biri clear habwo abantu nyine ereka ububyutse rero abantu bitegura amenye Imana ubundi nyine bakizwe ereka ububyutse niko Kristo ahishuka Kristo ahishuka bavandimwe rero François kuko hano urumva twavuze n'amateka byaturutseho amanama y'inisiya tukayavuga ariko bavandimwe reka iri somo ni rirerire tuvugaho gaciye gutya ubundi butadukomeze ariko bavandimwe Imana ni imwe niwe data wa twese hari za theology n'amadini ajya bango ariko ngo Yesu ngo siwe muremye ngo ni kiremwa naremye kugira ngo ikoreshe ibindi Yesu yabaye intama Yesu yabaye umutambyi Yesu yabaye ifura mu byaremwe abifura mu bazutse abadata wa twese yabaye byose muri bose kugira ngo asoze buri mission abo kutamenya why Yesu hano yiswe kiremwa why yiswe ifura mu bazutse why yiswe intama why yiswe umutambyi why Muzaga yigeze kwanga kumubatiza Yohana ntago nakubatiza umusaza umuto wabatizwa n'umukuru ati uyu mubatizo wanjye ntago usanzwe urane twigisha umubatizo wa Yohana uburyo yagiye gutamba Yesu n'ibindi bikomeye cyane nabyo tuzavuga rero bavandimwe Yesu niwe byose muri we ubwiru bw'Imana burakomeye Imana kwereka ngo yamba mubiri ikintu cyitwa ubwiru bw'Imana tuzakomeza tugisobanure ariko kuko iyo utamenya ubwiru bituma n'imyemere iba mibi kuko biraba ngo hariho Imana imwe ari data wa twese niwe hakabaho umwami umwe niwe tujuru hakabaho n'umwuka umwe byose biri kuri we habaho n'ikiringiro kimwe cyo kuzaza kwe hariho ni kimwe biri base ni Kristo niwe centre kandi hariya niho hari imyizere imwe bikarangira rero habonetse imyemere ibihumbagiza n'abami benshi twabibonye n'Imana zitabarika biranumvikanaga niko kavuyo rero kari mu isi harakajagari tuzabyerekana nko muri iki gitabo tuvugamo niho haturuka abagore benshi abagore ngo barindwi bivuga amadini ari muri diversité même kandi baba ngo ni christianisme idahuje ibaza n'abantu n'aba Kristo ko batemera ibintu bimwe byaje bite kandi ari Imana imwe hariho umwami umwe hari ukwizera kumwe hariho ikiringiro kimwe idea ariko niyo mpamvu erega nk'abantu bagisoma bumvaga ngo Imana y'ukuri Imana y'ikigemo mukajya ngo ibintu byoroshye iki gitabo kirakomeye cyane ariko abahanga bagira bakwe ahantu bafite umuhamagaro bari serious bamaze kukibona iki gitabo kiri kunyura ku maposta kijya hanze za Canada Uburayi Amerika muri Aziya abahanga bamaze kugifata no mu Rwanda ariko ndashimira bamwe batangiye gushishoza bari kuva mu kavuyo no mu kigare hari umuntu bati enough is enough reka mve mu kajagare bana Nikodemo yaje gufata umwanzuro bati gende ubwo nari umukuru wabisegeri ariko ibintu nizeye birimo za question mark akora iki asanga Yesu ninjoro aramusobanurira kandi Nikodemo yaje kuvuga kabiri ko uzi ko yize no kumuhamya abafarisayo bamutera hejuru ibi ngibi rero bivuze ngo nitwigisha mu gitwa repentance kwihana repentance ni gushyira imyumvire yawe hasi n'idini ryawe n'ibyubahiro byawe tuzabigisha ibintu maze imyaka warubatse kugira ngo uhagarike urufatiro madiya ruzima ariko Kristo rero reka abari babivuze batumaje cya kibazo cy'ubumana bwa Kristo turabizi ntabwo muri satisfaire ariko byibura hari za trace hari 40 majye mubona ariko igitabo cyo kihari ariko kandi twababwira ngo nidutangira kwigisha Imana y'ukuri nyirizina n'ibintu byinshi cyane ko igitabo ni kinini muzumva ibintu byinshi cyane twaritubaye tuzanyeho gato kugira ngo byibura umwe atubajije yumve nimwe tuba tubereyeho n'undi ufite ibibazo abaze rwose hasi tuza tubasubize mu masomo abahari François reka tusubize hanga n'ubundi amasomo ari tuzongera ya murakoze cyane rero bavandimwe naho utaha ibihe byiza mukomeze kurabagirana muri Kristo Yesu Kristo amen.